Sowe bite byawe cyangwa wasaze nibikira ushaka icyo mugabo ese uri mu biki eh Kakanyibara. Ni umugabo wifitemo akavagari k'impano zimubyiganiramo kubera ko uyu nguyu ni umunyamakuru, umusangiza w'amagambo, umuririmbyi, umukinnyi w'amafilimi na komedi. Uyu nguyu niwe kandi wamenyekanye mu ngiro y'ubuvanganzo nyarwanda nyemvugo inkirigito ikundwa na benshi. nuko Satani abonye bimuyoboye ajya kugerageza za ntumwazi uzi ko zari 10 zingahe 12 mwizo 12 hari imwe bitameze nk'izindi arazitegeza uko za 12 areba mwe itameze nk'izindi ayikora mara ipfundura rimwe mu cyasasikaramo 11 za mitsengesha. Ben Nganji rero wamenyekanye mu kiganiro Impamba y'umunsi kinyuzwa kuri Keti Radio. Uyu kandi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye ziganjemo injyana ya reggae. Uyu nguyu yaririmbye indirimbo zitandukanye harimo iyitwa Mbonye umusaza, Mongariso, Umwari umwaye, Habe n'akabizu ndetse n'izindi nyinshi. Ben Nganji rero mu buhanzi bwe ibi ngibi yabihuzaga n'injyana ya reggae, ibintu ahuza n'ubuzima bwe akavuga ko byaterwaga nuko yakundaga umuhanzi Lucky Dube. Ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye abasha kuririmba mu njyana ya reggae. Mbonye umusaza usa na papa nibuka ko nta foto yegera nibuka mundebe n'isura ye. Mbonye umusaza rero ni imwe mu ndirimbo za Ben Nganji, indirimbo ahuza n'ubuzima bwe akavuga ko iyi ndirimbo yayihanze kubera ko ubwo yari akiri umwana muto se yaje kwitaba Imana, hanyuma aho amenyeye ubwenge ibi ngibi bituma atabasha kumenya se ndetse ntanamenye n'isura ye. Ibintu rero byatumye ahanga iyi ndirimbo yise Mbonye umusaza. Uyu munsi rero nk'uko twabyemeje twaguhitiyemo kukugezaho amateka ya Ben Nganji, turakubwira ibyamuranze, tukubwire amashuri yize. Bana natwe usoza ikiganiro kubera ko kumera y'ikiganiro turakugezaho byinshi byamuranze mu rukundo we n'umufasha we Yvette. Amazina yiswe n'ababyeyi n'ibisangwa Nganji Benjamin, ariko uyu nguyu yaje kwamamara ku mazina menshi cyane arimo na Ben Nganji. Uyu nguyu rero amashuri abanza yayize iwabo Imuhura ndetse na segonderi ayiga Imuhura. Nyuma yo gusoza segonderi Ben Nganji yakomereje mu cyahoze ari Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahangaha ahiga ibijyanye n'imibare. Nyuma rero yo kugera muri Kaminuza y'u Rwanda Ben Nganji ngo ubuzima bwatangiye kwanga. Ibi ngibi ngo byaterwaga nuko amafaranga yahabwaga ya buruse yabaga ari amafaranga make, hanyuma kuyabamo bikamugora. Ibi ngibi byatumye Ben Nganji abaho mu buzima bwo kwizirika kandi bugoye. Ben Nganji rero ubwo yigaga hano muri kaminuza nibwo yaje gufata icyemezo cyo kwihangira umushinga maze aza guhanga ibyitwa nk'inkirigito. Inkirigito rero bikaba ari bimwe mu bintu byamufashije kugira ubuzima bwiza kubera ko ngo ubwo yahangaga inkirigito Ben Nganji yatumiwe n'abarimu ba kaminuza kugira ngo abasusurutse. Ben Nganji rero ubwo yageraga kuri abo barimu ngo yababwiye inkirigito maze ngo irabashimisha. Ibi ngibi byatumye bamukuramo ingofero yari yambaye barundagiramo amafaranga. Ibintu Ben Nganji rero yemeza ko ari naho yatangiriye kugira ubuzima bwiza. Ben Nganji ubwo yaririmbaga inkirigito ahangaha ngo ni naho yakuye amafaranga agaragara yatumye yinjira muri studio. Ahangaha ni naho yatangiye gushyira indirimbo ye ya mbere yise Mbonye umusaza. Nyuma yo gushyira indirimbo ye hanze Mbonye umusaza rero inganzo ya Ben Nganji yakomeje gukomera. Ahangaha yakomeje gusohora indirimbo nyinshi harimo Mongariso, Umwari umwaye, Habe n'akabizu ndetse n'izindi nyinshi. Ibi ngibi rero ngo byatumye Ben Nganji inganzo ye ikomeza kugenda izamuka. Inganzo ya Ben Nganji rero avuga ko yayitangiriye ubwo yigaga muri segonderi ahangaha muri GS Muhura, kubera ko Ben Nganji ubwo yigaga muri iki kigo nyine ngo yari umunyamakuru w'ishuri. Aha kandi ngo yari umwe mu basusurutsa abashyitsi ubwo nyine ikigo cyabaga cyabonye abashyitsi. Nyuma rero yo gusoza kaminuza Ben Nganji yahise atangira umwuga we w'itangazamakuru, awutangirira muri Kaminuza y'u Rwanda hariya kuri Radio Salus mu mujyi wa Butare. Ben Nganji ahangaha naho yahise atangira gukundwa na benshi kubera ubuhanga n'ubwenge yumvikanishaga mu kiganiro yakoraga hano kuri Radio Salus.
nyuma yo kuva kuri Radio Salus Ben Nganji yakomereje mu mujyi wa Kigali, ahangaha akomereza ku Isango Star. Rero nkubwireho gatoya ku bijyanye n'urukundo rwe hamwe n'umufasha we Yvette babana. Uyu nguyu kandi bakaba bamaze kubyarana abana 4. Ben Nganji rero uyu nguyu avuga ko ubwo yakoraga ku Isango Star mu mujyi wa Kigali ngo yaje kujya ahantu ahabwa serivisi n'umwana w'umukobwa, ariko ngo uyu mwana w'umukobwa akajya amutinya rimwe na rimwe kubera ko ngo yasangaga uyu mwana w'umukobwa yicaye, ariko ngo agatekereza ko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba afite ubumuga, kubera ko Ben Nganji avuga ko atari yigera amubona ahagaze habe n'umunsi n'umwe. Ibi ngibi rero ngo byatumye Ben Nganji yiga amayeri ashoboka kose kugira ngo azabashe kumubona uyu nguyu Yvette yahagaze. Ben Nganji rero nk'umuhanga yaje gukora uko ashoboye maze agerageza uko bishoboka kose, maze Yvette aza guhaguruka. Ben Nganji ngo amurebye abona n'umukobwa mwiza cyane. Ibintu byatumye Ben Nganji rero afata icyemezo cyo kumusaba urukundo. Ibi ngibi ngo ni ibintu byagoranye cyane kuri Yvette kubera ko ngo ubwo Ben Nganji yari kocoraga ndavuga gusaba urukundo, Yvette ngo yabanje kumwihorera. Ben Nganji ntago yacitse intege kubera ko ngo yakomeje kumusaba urukundo, ariko ngo byatinze umukobwa nawe aza kumwemerera. Ben Nganji rero nyuma ngo yo kumwemerera, Ben Nganji byaramushimishije kubera ko ngo yari yamwandikiye agapapuro arakamuhereza. Hashize iminsi itari mike, Yvette nibwo yafashe icyemezo cyo gusubiza Ben Nganji nawe abinyuza mu nyandiko. Ben Nganji rero ngubwo yongeraga kunyura aho ngaho uwo mukobwa yakoraga, ngo nibwo wa mukobwa yamuhaye agapapuro. Ibi ngibi ngo byatumye Ben Nganji ataha amaguru adakora hasi. Akigera mu rugo umwete ubwuzu bwinshi cyane yahise apfundura ka gapapuro, maze ngo asanga umukobwa yamwandikiye amagambo meza cyane yiganjemo urukundo. Ibi ngibi ngo byatumye Ben Nganji yiruhutsa kubera ko yari amaze kubona uwo akunda nawe amwemereye ko binjira mu rukundo. Ben Nganji rero n'umufasha we Yvette ubwo ngo bamaraga guhana urukundo bakomeje kubana mu munyenga w'urukundo. Ibi ngibi byatumye ku itariki 6 Gashyantare aho ngaho ni mu mwaka wa 2016 aba bombi imbere y'Imana barasezeranye, basezerana mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge. Ahangaha rero bahise bakomeza kubana mu mujyi wa Kigali. Ben Nganji yakomeje umwuga w'itangazamakuru kuri Keti Radio, usibye ko ubu twakoze ikiganiro Ben Nganji yimukiye kuri Radio Rwanda. Ben Nganji rero nk'umunyamakuru w'umuhanga yakomeje kugenda akundwa na benshi, ku buryo benshi ujya kumva barakubajije ngo ese Ben Nganji yagiye he? Abangaba nyine nabari bamumenyereye mu kiganiro Impamba y'Umunsi cyabaga kuri Keti Radio. Ben Nganji rero akomeje kuba mu mujyi wa Kigali. Uyu nguyu akaba afite umugore n'abana 4 aho batuye mu mujyi wa Kigali. Ben Nganji ni umugabo wubatse nk'uko nabikubwiye, ufite umugore n'abana 4. Ben Nganji akaba yujuje imyaka 41 y'amavuko. Wakoze cyane rero kubana natwe ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano, ariko tukwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel yacu niba utarabikora waracikanwe, kubera ko ahangaha tugerageza kugushakira amateka y'abastari, ibyamamare yose tukayakugezaho byose ukabikurikirana wibereye iwawe. Ariko rero niba utarakanda subscribe biragoye kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tukugezaho. Uyu munsi rero kanda like ukande subscribe ucane burundu no kuvumbayo wengewe. Ngiye wakugejejeho iki kiganiro nitwa Muhire umwami w'ibyegeranyo, ukugezaho ibyegeranyo byiza cyane byibanda ku basitari n'ibyamamare tukakubwira amateka yabo. Wakoze cyane wowe wanye natwe uyu munsi, ukomeze kugira umunsi mwiza. Bye.